Mu buzima busanzwe tuzi ko icyubahiro ari icy'Imana kandi nibyo koko. Uramutse uhuye n'umuntu akakwereka ko nta cyubahiro ukwiriye imbere ye, wabyifatamo ute? Icyo nakubwira, ukwiriye kwiga kuba umuntu wa nyawe. Umuntu nakuvuga nabi ntukamusubize, ariko nanone ntugaseke, kuko nyine akubwiye nabi, nta cyubahiro aguhaye, ntabwo akubashye. Umuntu nagusebya, nibyo koko wimusubiza, ariko nanone winamusekera, kuko nyine ntabwo agushimishije. Umuntu uharanira gukorera ibyiza, ugomba kuba uzi neza ko nawe umukeneye wamubona. Ikindi ni byiza gufasha, nta muntu wabuza undi gufasha, kuko niwo muco, niko isi yubatse, abantu barafashwa kandi ibintu bikagenda neza. Ariko ibuka ikintu ukwiriye kwitondera, menya neza uwo ugiye gufasha, niba ejo nawe ushobora kumukenera ukamuhamagara akaba yagufasha. Ni byiza cyane kuba uhari ku bandi, ariko nanone ushobora no kutaboneka. Ukeneye gufashwa nawe kuko uri umuntu. Ni ukuvuga ngo ushobora gufasha abandi, ariko nawe ukibuka ko uri umuntu, nawe ukeneye ubufasha. Niba ubona ko ibintu birimo ikibazo, wivuga ko nta kibazo, wivuga uti nta kibazo kandi ubibona neza ko harimo ikibazo. Fata umwanya n'abo bantu, ubundi mubivugeho, ibibazo byose birangire. Icyo gihe bizatuma uhabwa icyubahiro muba muri kumwe cyangwa se aho uba. Si byiza rero kwerekana ko nta kibazo mu gihe ufite ikibazo. Ibyifuzo byawe bikwiriye kujya imbere y'ibyifuzo by'abandi. Niba ubona ko wabanza kwikunda, banza ubikore, kubera ko kwikunda ubwawe nicyo kigomba kuba imbere y'ibyifuzo by'abandi. Kandi wibuke ko ukwiriye kuba wakwitangira abandi aho ubona biri ngombwa. Mu buzima ukeneye kwigaragariza urukundo, nta bandi bazakugaragariza urukundo mu gihe udashoboye nawe ubwawe kurwigaragariza. Kubahwa ni byiza, kandi no kumenya yuko uri umuntu ufite agaciro, ibyo nabyo ni byiza. Ariko ibyo byose bizatangira ari icyubahiro, ari urukundo. Ibyo byose bizatangira igihe uzamenya ko nawe uri umuntu, umunsi uzumva ko nawe ufite agaciro ku buryo buhagije. Kandi ikindi umuntu akwiriye kwirinda, uzirinde kwigira umuntu w'igitinyiro gikabije, umuntu w'umunyamahane akabije mu bandi. Uko wigira umuntu w'amahane cyane, ukumva yuko urenze buri wese, ukumva ko nta muntu wagira icyo agukoraho cyangwa nta n'ugufiteho ubushobozi, ibyo ngibyo nibyo mu minsi ya mbere bizakora abantu koko bazagutinya. Ariko mu gihe kindi kizakurikiraho, ibyo ngibyo bashobora kubisuzugura, bashobora kubimenyera, noneho ahubwo ukaba umuntu usuzuguritse cyane bikabije. Nta cyubahiro bizakuzanira nuramuka ari wowe utanga agaciro ku bandi, mu gihe wowe nta gaciro ushobora kwiha. Ntukirengagize imico mibi y'abandi, menya ko ibintu atari ibyawe, ubireke wigendere. Iga kureba umuntu mu cyo ari cyo, kandi uko ari umuha umwanya we. Imico yabo mibi ntugatume ikugenga. Niba umuntu akweretse inabi cyangwa aguhemukiye, ibyiza ntiwakomeza kumuha amahirwe menshi yo guhura nawe cyangwa se yo kubana nawe. Yaguhemukiye, akweretse inabi, ibyiza mureke, ariko nanone ntumuhe amahirwe yo gukomeza guhura nawe. Nabivuga gutya ngo niba umuntu akweretse ko uri umuntu udakwiriye kubahwa, nawe mureke, uwo nguwo uzabona ko ubuzima bwawe aribwo buzagenda neza. Niba ushaka kubahwa mu buzima bwawe, imico y'abandi mibi ntuzatume igenga ubuzima bwawe. Ntugashyigikire imyitwarire mibi y'abandi, ahubwo yihane. Kwiyubaha buri munsi ni iby'agaciro, kandi gerageza kuba umunyakuri mu buzima bwawe. Ibikubangamiye bivuge, kandi bizakuzanira kubahwa ndetse no kumvwa. Ntukabuze amahwemo bagenzi bawe, bizatuma ubaho ubuzima bwa nyabwo. Umuntu akwiriye kugira umuco wo kwiyubaha. Niba hari n'ibintu uzi ukora bitari ngombwa, si byiza kubyereka isi yose. Icyiza ni ukumenya ko ikiremwa muntu, aho umuntu ari hose, akwiriye kwiyubaha
akwiriye kwiha agaciro niho azahabwa icyubahiro mu bandi. Ikiremwa muntu rero nuko tumeze, nuko bigenda, akubaha no kubahwa buri wese aho ari aba abikeneye. Ikiremwa muntu uko tumeze usanga kenshi nk'umuntu ufite icyo yagezeho dukunda kumuha icyubahiro kidasanzwe. Rero nkubwira ngo nawe haranira kugira ngo ubeho nk'umuntu, ubeho wubahwa, ubeho uhabwa agaciro kagukwiriye. Gerageza gukurikiza ibi byose twaganiriye, nawe uzaba umuntu w'umumaro, uzaba umuntu ufite agaciro, umuntu wikunda, umuntu wubashywe, kandi rwose uzabikunda, uzabona ko rwose muri wowe ari ibintu wari ukeneye. Nyemerera ngushimire nkubwire ngo ni kuri Miracle TV Show, turi kumwe naho ubutaha.